Murakoze cyane, nitwa Rusizi, ndi umunyamabanga mukuru wa Federation ya Sport Scolaire. Nibyo koko nkuko mutubajije, imikino mu mashuri ni imikino ngarukamwaka. Ubundi buriya iyo tuvuze imikino mu mashuri ihera ku ishuri nyine. Ihera ku ishuri, abana bagakina ku rwego rw'ishuri, babandi bagaragaje ubushobozi bagahagararira abagenzi babo ku rwego rw'umurenge, bahagarariye ikigo ku rwego rw'umurenge. Ikigo gishoboye gutsinda ku rwego rw'umurenge kikazamuka kikajya ku rwego rw'akarere, nyuma yaho tugira urwego rwa ligue, noneho bigasoreza ku rwego rw'igihugu. Ubu rero nkuko mubizi umwaka w'amashuri watangiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9, ubwo kuva kuri iyo tariki kugeza uyu munsi hari amarushanwa yo mu mashuri, icyo twita inter classes. Class imwe ikina n'iyindi, ni bimwe ikina n'iyindi. Ubu rero guhera uyu munsi dutangije noneho amarushanwa ku rwego rw'imirenge, ariho ibigo biri buze kujya kurushanwa mu mirenge yabo, nyuma bikagenda bikurikirana gutyo kugera ku rwego rw'igihugu. Ubu rero imikino y'uyu mwaka itangiye uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10, ikazasozwa mu mpera z'ukwezi kwa 5. Niko gahunda ibiteganyijwe. Ngira ngo buri muntu wese arabibona ko mbere siporo abantu bayifataga nko kwishimisha, ariko ubu siporo ni isomo nk'andi masomo abana biga, ni ikintu ushobora gukora kikakutunga kikakubeshaho. Ubwo rero aba bana bacu ngira ngo niyo munare ubundi iyi niyo pipinieri y'ama equipe yose muri discipline zitandukanye. Ngira ngo dufite discipline zigera kuri 15 zikinwa guhera ku rwego rw'ishuri kujya ku rwego rw'igihugu. Ama equipe rero ari muri zo discipline aza kuvoma n'ubundi mu bigo by'amashuri. Tukaba tubona rero dukurikije abana bazamuka, dukurikije ama academy dufite uyu munsi, dukurikije abana bari mu equipe nationale, dukurikije amarushanwa dukora mu ruhando mpuzamahanga, nkuko twari muri FIAC ejo bundi, twari muri ISF International Schools Sports. Ngira ngo byose mwagiye mubona ko twitwaye neza. Ibi rero tubona ari uburyo bwiza bwo gutegura abana bacu, tunatekereza ko mu gihe kiri imbere bizabafasha bikabagirira umumaro. Ubutumwa kwa gutangiza ku mugaragaro, nubwo tubabwira yuko batangiye urugendo rurerure cyane, urugendo bazakomereza ku rwego rwa association d'abord, hanyuma bajye muri ligue, hanyuma bazajye ku rwego rw'igihugu, hanyuma zitabire amarushanwa mpuzamahanga, duhereye ku marushanwa yo muri East Africa. Ndetse nanababwira yuko twamaze kubona ubutumire bwo kuzakira cyangwa kuzashobora kwakira imikino ya basketball batanu itunganywa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ya siporo mu mashuri bitwa ISF, izaba 2026. Ubwo rero murumva n'urugendo rurerure dutegura niyo marushanwa. Bagiye bafite icyizere cy'uko bizagenda neza, kubera yuko ubushobozi abakurikirana barubaha, bafite abatoza beza bahawe amahugurwa n'amafederation dukorana, ari amafederation specifique na football. Mwabonye ko yize ahangaha, buriya dufitanye n'ufatanye n'ayandi mafederation. Ni ukuvuga yuko abatoza b'ayo mikino bose bashoboye guhabwa noze amahugurwa yo kugira ngo babe intyoza muri umwuga wabo, ku buryo aba bana dukurikije n'ubundi ukuntu mu mashuri abana bacu bahagaze neza, byaza bikunze bazagira imikino myiza, none sport ikazatera imbere cyane kurushaho. Murakoze cyane, twabyakire neza cyane. Igikorwa cyatangirijwe hano iwacu mu karere ka Rusizi, ni igikorwa cyiza, ni gahunda nziza. Twabyakire neza kuko ni umwanya mwiza wo kugaragaza akarere kacu ka Rusizi aho kageze kwitabira imikino ya siporo yo mu mashuri. Mu by'ukuri ni igikorwa kandi ubona ko cyahuruje abantu benshi. Twagitangiye dukora siporo domase, abaturage bavanze n'abanyeshuri, dusoreza hano kuri stade. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo ku rubyiruko rwacu ndetse no mu mashuri yacu hano mu karere ka Rusizi. Uyu munsi mu siporo yo mu mashuri ihagaze neza cyane, ko impamvu nyamukuru yatumye baza hano gutangiriza hano iwacu ni uko dufite ibikombe twatwaye, harimo n'icya FIAC. Ihagaze neza rero, aho uyu munsi ubu byaduhaye imbaraga ko tugiye kongeramo imbaraga, kandi n'ibigo by'amashuri byitabiriye babonye ko iyi ni motivation y'icyo dusaba nk'akarere no kubegera tugashyiramo imbaraga kugira ngo tuzagere kure cyane hashoboka.